buriya nta muntu wabaza n'umwe ngo kubwira ngo afite umushahara uhagije rwose aho yaba akora hose habaho muri diaspora habahe umuntu ahora yifuza ibirengejeho ariko umuganga w'umunyarwanda umushahara umukwiriye abayeho neza magufa bifata imyaka 10-11 urumva ko kugira ngo uzongere ugire umubare mwinshi w'abaganga n'ubwo na mbere ya jenoside navuga ngo ntibari banahari bahagije none no kuba abantu baragiye ku miti bakayifata neza bituma batanduza abagenzi babo icyo nacyo ni ikindi cyo kuvuga iyo umuntu ari ku miti akayifata neza ibyago byo kwanduza biba byagabanutse rero biratangaje ariko ni ukuri nuko bimeze 98 yegereye 100%. umuntu avuga ko tugera ku 100% ryari ko wumva tuhasatira tugomba kubigeraho. Yes, reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunze mukurikiye Radio One Nation, ni radio ya diaspora, ijwi rya diaspora nyarwanda. Uyu munsi twongeye kugira amahirwe yo kubonana na Minisitiri w'Ubuzima hano mu Rwanda kuva mu 2016 yitwa Diane Gashumba. Twishimiye ko tugiye kuganira. Murakoze. Uyu munsi ngira ngo aho tubonaniye ni mu nama navuga ko ari ya ikasa 2019 uyu mwaka ibereye mu Rwanda. Umuntu yavuga ko ari irihe somo iyi nama isize ku Rwanda? Iyi nama nk'uko mubivuze ibaye ku nshuro ya 20 ikaba yabereye mu Rwanda kuva ku itariki 2 z'ukwezi k'Ukuboza ikazaba izasozwa ku itariki ya 7. Ni inama nini cyane izana abantu benshi. Ikizi dusigiye cya mbere nuko igihugu cyacu cyagenderewe akaba ari ibintu byiza ku bukerarugendo, ubucuti, gutsura umubano n'ibindi bihugu, gutsura umubano n'abashakashatsi, abayobozi b'ibihugu. Ni inama yitabiriwe n'abaperezida n'abafasha b'abaperezida, yitabiriwe n'abakora ubushakashatsi benshi bavuye mu bihugu 150. Ni ikintu cyiza rero ku gihugu, ni ishema ku gihugu kuko no kugira ngo tuyibone byaciye mu mapiganwa. Byaciye mu mapiganwa areba ibintu byinshi, areba se mu gihugu harimo umutekano, bagasanga umutekano urahari, igihugu se kirimo isuku, ntabwo abantu bazaza ngo barwariremo, bagasanga mu isuku tumeze neza, kandi bakavuga bati si igihugu hari ibyo cyagezeho mu kurwanya icyorezo cya sida bifatika, bagasanga intego zatanzwe ni bigo mpuzamahanga cyangwa imiryango mpuzamahanga, bagasanga intego twazigezeho, nabyo ni ishema ku Rwanda. Ikindi ni uko abanyeshuri bacu, abaganga bacu bigiye ku bandi, ariko natwe tukabasha kugaragaza ibyo twagezeho nk'igihugu, tukabasha kuganira n'ibihugu by'inshuti, abantu b'ibyiciro bitandukanye baje muri iyi nama. Ngira ngo nyakubahwa Minisita, iyi nama itangira ubwo n'umukuru w'igihugu yayitangizaga, ntamwe mu gitondo mu nama yari yabanjirije kuyifungura ku mugaragaro, yari yahuriyemo abakuru aba first lady cyangwa se abafasha b'abanyakubahwa b'ibihugu. Mwavuze ko uyu munsi wa none 98% by'abarwayi barwaye indwara ya sida bakurikiranwa. Ni intambwe umuntu yavuga ko ishimishije kandi ahandi mu bindi bihugu itaragerwaho, ariko umuntu yavuga ko ari iki cyabifashisha kugira ngo uyu munsi bibe birahangaha. Ikintu cya mbere navuga cyatumye tugera ku mibare tugezeho uyu munsi, twaba dufite 98% by'abafite ubwandu bari ku miti, tukagira abagera kuri 91% bahagaze neza ku buryo virusi yagabanutse cyane mu maraso ku buryo banduza gake cyane. Ikindi nanone twishimira nuko icyorezo kitagiye kizamuka, nta bantu bashya barimo kwandura. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda yumvise ububi bw'iki cyorezo, umunyarwanda yakurikije ibyo abaganga bamubwira byo kwirinda, ariko igikomeye cyane naheraho n'ubushake bwa politiki. Ubushake bwa politiki bw'umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu yashyizemo imbaraga guhera 1994 akora ubuvugizi kugira ngo igihugu cyacu kibone imiti. Hari ibihugu kugeza uyu munsi bidafite imiti ihagije, mwarabibonye, hari abaza bakasa n'abigaragambya bakavuga ko nta miti bafite, ariko twebwe nk'igihugu dufite ayo mahirwe. Ubuvugizi umukuru w'igihugu yakoze budahwema, ariko noneho n'icyizere cy'abaturage. Ushobora gushaka imiti ukayishyiraho ariko abaturage ntibagana amavuriro. Abaturage bacu barumva, bumva akamaro ko kwivuza no kuba bafite mituelle de santé, ntibagitinya kujya mu mavuriro. Icyo nacyo ni ikintu cyagize uruhare rukomeye mu gukumira iki cyorezo no mu gutuma abafata imiti bayifata neza, kuko twahuguye abaganga, twahuguye abafasha b'abaganga,
kandi n'imiti ntibure mu gihugu. Uburyo bwo kubika imiti bukaba bumeze neza, uburyo bwo kuyitanga bukaba bumeze neza, ariko ibyo bigahera no mu mudugudu aho dufite abajyanama b'ubuzima badahwema kwigisha abanyarwanda uburyo bwo kwirinda, tukagira urubyiruko rushishikajwe no kubaho neza, tukagira icyo bita youth clubs mu mashuri, uduhuriro gurupe tw'urubyiruko aho bicara bakaganira ibibazo, bakamenya uko bagomba kwifata, bagashyiramo imbaraga. Ibyo byose ni urukomatanye rw'ibikorwa byagiye bikorwa bisobanura aho tugeze ubu ngubu. Usibye ibyo ngibyo, wa mugani izo ngamba zafashwe, mwanavuze ko mu myaka 5 itigeze yiyongera. Ibi bintu hari abavuga ko bidashoboka, ariko hari n'abemeza ko bishoboka. Umunsi turi kumwe namwe muba mubikurikirana umunsi ku wundi, niki mubabwira, niki kigaragaza ko koko bishoboka kuba mu myaka 5 sida itariyongereye? Nibyo biratangaje, ariko ni ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima, ikigo cya RBC gishamikiye kuri Minisiteri, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi National Statistics Institute, ariko tunafashijwe n'abafatanyabikorwa bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, PEPFAR na ICAP Columbia University. Abo nibo bakoze ubushakashatsi bagaragaza yuko bwa bwandu bukiri kuri 3%. Ba bantu bafite kuva ku myaka 15 kugera kuri 62, ubwo barimo abo twari twarakurikiranye nyine muri 2015, ubwandu ntibwiyongere, ahubwo babandi kuva ku myaka 15 kugera kuri 45 byaranagabanutse, noneho byavuye kuri 3% bijya kuri 2.6. Ibyo rero birumvikana kuko ni ingamba zakomeje gushyirwamo, ni rwa rubyiruko nababwiye ruzi uko rugomba kwifata, ni ubukangurambaga duhora dukora, ariko nanone no kuba abantu baragiye ku miti bakayifata neza bituma batanduza bagenzi babo. Icyo nacyo ni ikindi cyo kuvuga, iyo umuntu ari ku miti akayifata neza, ibyago byo kwanduza biba byagabanutse. Rero biratangaje, ariko ni ukuri nuko bimeze. 98 yegereye 100%. Umuntu avuga ko tugera ku 100% ryari, ko wumva tuhasatira? Tugomba kubigeraho kuko ni ubuvugizi, ni ugukomeza kwigisha abanyarwanda, ni ugukomeza kubwira umuntu uri ku miti ngo nyaboneka komeza ufate imiti neza, kuko iyo ufashe neza uraramba. Uyu munsi ubushakashatsi bwatweretse ko umunyarwanda wanduye agakoko gatera sida afite icyizere cyo kubaho kingana n'icy'umunyarwanda udafite ako gakoko. Ikintu kinini, ikintu gikomeye cyo kwishimira, kinatanga icyizere kuri babandi kuko bagize ibyago byo kwandura, bibaha ingufu n'imbaraga n'icyizere, bigatuma baguma ku miti. Usibye sida, nanone umuntu avuga ko muri uyu mwaka kimwe mu bintu nanone cyagarutsweho cyane ni icyorezo cya Ebola. Nacyo ni icyorezo hafashwe ingamba, yewe nta muntu wigeze arwara kugeza amagingo aya ngo abashe gufatwa n'iki cyorezo. Ariko se mu kukirwanya, niba nabivuga gutyo, bigeze hehe mu ngamba mufata? Uyu munsi umunyarwanda wenyine ukeneye kumenya ese ko ntiyumva muri Kongo nubwo naho bavuga ko igenda igabanyuka, bigezeho ingamba zihagaze zite? Kugira ngo u Rwanda rubashe gukumira iki cyorezo cya Ebola hagiyemo imbaraga nyinshi, ariko abantu ba mbere dushimira n'abaturage ko icya mbere ni umuco w'isuku. Umuco w'isuku, uko Ebola yandura twese turabizi, yandura mu matembabuzi y'umurwayi. Iyo abantu rero bagize isuku, bagakaraba intoki n'isabune, bakabigira umuco, ibyo rwose birafasha kandi n'ibyo byakozwe. Ikindi ni uko abanyarwanda twarabigishije, turabashishikaza, twababwira ngo nyaboneka hari icyorezo ntabwo umuntu ahajya. Ibyo ngibyo barabyubahirije, cyane cyane abaturiye umupaka rwose bashyizemo imbaraga. Ikindi ni ugutangira amakuru ku gihe, ari inzego z'umutekano, ari abajyanama b'ubuzima, ari abakozi bo mu mavuriro, ari abacuruzi, abikorera, umuntu wese uvuzi azi Ebola, azi uko yandura, akurikirana amakuru yayo. Twarafatanyije mu gukumira, ku buryo numva ko nidukomeza ntitwirare, ntabwo iki cyorezo kizinjira mu gihugu cyacu. Harakabayeho ko kubwira abantu ko nyamara no gusuhuzanya bakwiye kubireka. Urumva ko ari kubagira inama, ariko bamwe bakavuga bati biko biri mu muco, uyu muco bazawuca bicike bikunde. Umunsi wa none ni kimwe bivugaho? Ibyo nibo bakwiye kubyishyiriramo imbaraga, kuko ubundi mu ntoki haba harimo umwanda mwinshi cyane. Kujya ku bwiherero ukihanagura, iyo udakarabye uwo mwanda urawugarukana, ukajya ku meza ugasuhuza abandi bari ku meza. Ubundi nibyo koko ni umuco, ariko umuco umuntu agenda nanone awugereranya, awuringaniza
n'ibihe turimo ubundi utahaye umuntu ikiganza ntacyo waba kandi ntabwo byakwitwa ko umusuzuguye ku bwanjye rwose ibyo ni abanyarwanda nibo bakwiye kureba ngo ariko gutanga ibiganza ni ikintu gikomeye cyane ku buryo tukiretse ari cyo byadutwara ariko biragoye ikintu umuntu yavutse akora ukagira imyaka 40 ukagira imyaka 50 kugicikaho ntabwo byoroshye ariko ubutumwa dushaka gutanga cyane ni uko mu biganza haba harimo umwanda gukaraba intoki n'isabune ni ingenzi hanyuma kwirinda gukaraba ngo none ujye gukora mu myanda kuko niba uzi neza ko wanakarabye ntabwo wahamya ko mugenzi wawe yakarabye. Yego. Nyakubahwa Minisitiri ngira ngo kuva muri 2016 muri izi nshingano tugenda dukurikira umunsi ku wundi hari ibigenda byiyongera mu rwego rw'ubuvuzi ariko se wenda by'umwihariko muri uyu mwaka mwavuga ko ari nk'iyihe ntambwe ishimishije mwateye hanyuma ugura natubwira ku bijyanye noneho naho mutaragera ariko mufitiye inzozi zo kuba mwagera muri cya cyerekezo turimo. Ntabwo navuga ngo ntambwe twateye twebwe buriya ni ubufatanye. Minisiteri y'ubuzima ntabwo yakora yonyine buriya dufatanya cyane n'izindi minisiteri ishinzwe ubuzima ntabwo wabaho udafatanya na minisiteri y'uburezi kwigisha abantu ko bagomba kwitwara kwigisha abana bakiri bato ntabwo wabaho udakorana na minisiteri y'umuryango umuntu wese aba ari mu muryango waba muri minisiteri y'ubuzima udakorana na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ngiye kuvuga ibyagezweho rero mu gihugu cy'u Rwanda ni byinshi cyane muzi ko ubukungu bw'igihugu cyacu bwateye imbere cyane uyu mwaka bwiyongeyeho umubare munini. Ibyo rero iyo ubirebye ni gahunda nyinshi zo kurwanya ubukene ni mituweli de sante ituma abantu basigaye bajya kwivuza hakiri kare ntibarembe ntibapfe imiryango yabo ntiruhe ibagemurira ibyo byose bituma ubukungu bw'igihugu bwiyongera. Ikindi ni uko buri mwaka buriya guverinoma y'u Rwanda igenda yongera ingengo y'imari ishyira muri minisiteri y'ubuzima nubwo amikoro ari make n'ubwo tuba tugomba gusaranganya ariko nta muntu utazi ko ubuzima nicyo cyibanze. Ayo mikoro rero iyo tuyabonye tugerageza kuyakoresha neza uko bishobotse. Uyu munsi navuga ngo ikibazo cy'imirire mibi turimo turakirwanya twese dushyize hamwe izo nzego zose nakubwiye n'abikorera ku giti cyabo ku buryo ya mirire mibi navuga ngo iri acute malnutrition irimo kugabanuka mu buryo bugaragara. Ikindi navuga ni icyorezo cy'indwara y'umwijima abanyarwanda baragihagurukiye muri uyu mwaka. Intara y'Uburasirazuba yose imaze kwipimisha, intara y'Amajyepfo nayo igiye gutangira. Ubona ko nacyo ni ikintu abanyarwanda bashyizemo imbaraga cyane. Ikindi dushaka gushyiramo imbaraga n'ipfundo rya byose ni mituweli de sante, ubwishingizi mu kwivuza. Turifuza rwose ko buri munyarwanda bitaba amagambo, buri munyarwanda agira ubwishingizi mu kwivuza kuko kutabugira bigira ingaruka nyinshi cyane. Iyo udafite ubwishingizi utinya kujya kwivuza, ukajyayo utinze, ukajyayo warembye, rimwe na rimwe ukaba wahasiga ubuzima. Ikindi iyo ugiye kwivuza udafite ubwishingizi usiga igihombo mu ivuriro, mugenzi wawe yasubirayo cyangwa nawe wasubirayo mu kwezi gutaha ugasanga nta miti ihari. Rero ni ikintu dufatanyije n'izindi nzego dushaka gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo buri munyarwanda atunge mituweli yivuze neza amavuriro yo guhomba. Hari abanyarwanda uyu munsi nanone bakijya hanze gushaka bwa buvuzi, ubufasha bw'ubuvuzi budahari hano mu Rwanda. Hari ibyo tugenda tubona bigenda byiyongera, ngira ngo nta minsi myinshi cyane ishize hajeho uburyo bwo gupima ADN n'ibindi bitandukanye bigenda biza, ariko mugezeyo kugira ngo muhangane n'icyo kintu mugana umubare w'abanyarwanda bajya hanze ko n'ubukungu baburi ko hazaharira ugabanyuke. Nibyo aho hantu turacyafite intege nke, tugomba gushyiramo imbaraga. Igihugu cyacu cyapfushije abantu muri jenoside yakorewe Abatutsi. Muri abo bantu bapfuye hapfuyemo abaganga. Buriya rero kongera kwigisha umuganga ukamugeza ku rwego rwo kuminuza, tukagira abavura umutima, tukagira ababaga ubwonko, tukagira ababaga amagufa, bifata imyaka 10-11. Urumva ko kugira ngo uzongere ugire umubare mwinshi w'abaganga n'ubwo na mbere ya jenoside navuga ngo ntibari banahari bahagije. Ni ikintu cyo gushyiramo imbaraga, ni ikintu twitayeho cyane kugira ngo tugabanye umubare w'abagenda. Ariko hari ibyakozwe kuko nk'ubu mu bitaro bya Rubavu no mu bitaro bya Bushenge dufatanyije n'abikorera ku giti cyabo hari ubuvuzi bwo kuyungurura amaraso igihe umuntu arwaye impyiko dialyse. Ibyo ngibyo birahari muri ibyo bitaro. Ikindi ni uko ubu twabonye ikigo kivura kanseri gikoresheje radiotherapy, ikigo cya ibitaro bya gisirikare bya Kanombe. Ubu nta bantu tujyohereza hanze kujya kwivuza kanseri, turakoresha radiotherapy i Kanombe. Dufite kandi nanone
ibitaro bya kaminuza bya Kigali, ibitaro bya kaminuza bya Butare, bya Huye ndetse n'ibitaro bya Butaro, aho naho bavura kanseri bakoresheje imiti cyangwa bakoresheje kubaga igihe bibaye ngombwa. Ni ukugenda rero twongera umubare w'abaganga b'inzobere kugira ngo tugabanye babandi bajya kwivuriza hanze. One Nation Radio ni radiyo ya diaspora, benshi mu banyarwanda baba hanze baradukurikira, ariko se muri bwa buvuzi nubwo baba batari hanze, ariko baba batari mu Rwanda, ariko nabo bakurikira mu Rwanda, yewe no mu ambasade mubageraho, ubufatanye bwanyu na diaspora buhagaze bute kugeza kuri uyu munsi? Diaspora dukorana neza cyane kuko dufite abaganga benshi baba hanze ku mpamvu nyinshi zitandukanye, ariko icyiza ni uko buri mwaka nibura twakira abaganga barenze 30-40 baje gufatanya n'abaganga b'abanyarwanda bavuye mu gihugu cy'Ubwongereza, abavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, i Burayi, imigabane yose y'isi. Ibyo rero ni igikorwa cyiza kuba abantu aho bari, ibyo bakora byose bagera bakavuga bati reka tujye gufasha igihugu cyacu. Twarabaruye tubona abaganga 150 bagera ku 150 bifuza kujya baza mu buryo buhoraho, bakagira igihe baza bakamara ukwezi, ibyumweru 2 se. Iki ni igikorwa rero dufatanyije na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga na Diaspora, tubona ko kizagira akamaro gakomeye. Uvuze ku baganga n'ubwo bufatanye, ariko ngira ngo nta minsi myinshi ishize mu gihugu cya Zimbabwe abaganga bari kwigaragambya kubera ikibazo cy'umushahara. Nta ntibirahaba, ariko se umuntu yavuga ko urwego rw'umuganga kuri uyu munsi rugeze he? Nihe wenda rutaragera mwifuza kugira ngo wenda no muri abo badukurikira bashobora kuba bibaza ibibazo nk'ibyo, nabo babona ubutumwa bw'umuyobozi uyoboye minisiteri babarizwamo? Buriya nta muntu wabaza n'umwe ngo akubwire ngo afite umushahara uhagije rwose, aho yaba akora hose, haba aho muri diaspora haba he, umuntu ahora yifuza ibirengejeho. Ariko umuganga w'umunyarwanda umushahara umukwiriye, abayeho neza. Ntabwo navuga ngo umuganga w'umunyarwanda niwe ubayeho nabi, wabivuze nawe uti mu bindi bihugu barigaragambye, ariko ahangaha abaganga bameze neza, bafite morali. Icyo dushyiramo imbaraga ni kandi burya icyambere ntabwo ari umushahara, icyambere na mbere ni uguha umuntu uburyo bwo gukora, aho akoreye akahakorera yumva yishimye. Ibikoresho ibyo ni ubushakashatsi bigaragaza. Working environment ni ikintu gikomeye cyane, kuba umuntu afite ibikoresho, afite ubumenyi, akorera ahantu hasukuye, ibyo nibyo dushyiramo imbaraga cyane. Ariko nanone ikintu cyiza abaganga bagezeho bigejejeho, abakora mu rwego rw'ubuvuzi hamwe n'abakozi ba minisiteri n'ibigo bidushamikiyeho, twashyizeho ikigega. Ubu ikigega cyacu kigezemo biliyoni zirenga 2, hanyuma abantu bakajya kugurizwa kuri 3%. Icyo ni ikintu cyiza cyane, kandi mu kigega kitamaze imyaka 2. Indi gahunda ihari no kubashakira amazu n'amacumbi. Igihugu cyacu kiri muri gahunda yo gushaka amazu ameze neza, aciriritse, adahenze ku bakozi bakiri bato, ku rubyiruko, n'abaganga rero ntabwo bazasigara inyuma. Turi kugenda tugana ku musozo, ariko mbere ko tujya ku butumwa bwanyu ku bantu bari badukurikiye, hari ikintu gihari, ari itangazo minsi ishize ryasohotse ribuza abantu kwamamaza serivisi bakora zijyanye n'ibyo kuvura, ariko mu by'ukuri iyo bamamaza hari igihe usanga babeshya. Ariko muri rusange n'abavuzi gakondo, ese ubuvuzi gakondo aho buva bwose bukagera ntabwo buhura wenda n'ubuvuzi bugezweho umunsi yakwita bugezweho ko mbere bwari buriho? Nihe message yanyu kuri icyo kintu, ko hari abantu babyumva nabi ariko nyamara hari ukundi bisobanuza n'icyo kigenderewe? Ubundi mu muco w'ikiganga, mu ko dukora etike yacu, ntabwo kwamamaza byemewe. Nta muganga wemerewe kwamamaza. Buriya n'amavuriro tuba dufite ibyapa ko bigomba kuba bingana, kuko ntabwo ari ubucuruzi tuba dukora. Ibyo rero ni ibintu turwanya twivuye inyuma. Mu minsi ishize byari bimaze kuba byinshi, abavura inyatsi, abavura ubukene, abavura ikintazi. Ibyo dufatanyije na Rura ni ikigo cy'igihugu gishinzwe kureba ko mabwiriza ariho akurikizwa. Ayo maradiyo yagiye afungwa, bagafatirwa n'ibindi bihano, kuko hari igihe usanga bayobya abanyarwanda, akakubwira ati ndagusengera ugakira, kandi ibyo tuzi ko atari byo. Ubuvuzi gakondo rero ni ubuvuzi kuko bushoboka, bwemewe iyo bukozwe neza, bugakorwa mu buryo buciye mu mucyo,
bikorewe ubushakashatsi umuntu akabaza umutanyo y'uko angana n'ibirimo ubu rero dufite ikigo cya Rwanda FDA, Rwanda Food and Drug Authority, gishinzwe ubugenzuzi, gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiryo. Cyatangiye gukorana n'ibindi bigo bihari. Nirida ni ikigo gishinzwe ubushakashatsi burimo n'ubwo bw'imiti, ibigo bishinzwe ubuziranenge no gusuzuma imiti abantu bafata niba imeze neza. Ubu barimo gushyiramo imbaraga kugira ngo n'abavuzi gakondo imiti yabikorerwa ubushakashatsi ijye ku isoko, kuko uvuga uti ntacyo yatwara umuntu kandi akeneye gufata umuti ungana gutya na gutya kandi biramuvuye n'ibi. Ntabwo byari byoroshye ko tubona, ariko turabashimira umwanya mwaduhaye. Ariko dusoza, hari abantu babakurikiye baba bakeneye no kumva bamugana amakuru mashya mu bijyanye n'urwego rw'ubuvuzi. Umwaka turawusoje, ariko hari ubutumwa ufitiye buri munyarwanda wese uzakurikira iki kiganiro. Dusoza, ubutumwa dufitiye abanyarwanda bose, ari abo mu gihugu ari n'abari hanze, ni uko u Rwanda ari igihugu cyiza, ni igihugu cyiza kandi ni igihugu cyacu twese. Nta cyiza nko kugira igihugu kirimo umutekano, kirimo amahoro, kirimo isuku, kirimo uburinganire, kitarimo amacakubiri. U Rwanda ruraryoshye. Nabwira abantu muri diaspora ngo nibaze, abatarataha baze barebe u Rwanda, abatashye bakomeze baze, turabakumbuye, twiyubakire igihugu cyacu. Yego, murakoze cyane.